Mana tuje imbere yawe. Bakunzi bagusengarwa, abadukurikiye bari mu gihugu cyacu, abadukurikiye bari ku migabane itandukanye, twongeye kugira umugisha ku Uwiteka kuko tubonye umukozi w'Imana Pastor Munezero yongeye kudusura no kuri gusengarwa. Pastor Munezero, muraho neza? Uwiteka abahereza umugisha. Imana irabaniza mu majyaruguru cyane, iri kumwe namwe, nta kitakoze, yaduhaye ibikwiriye. Imana ishimwe. Yego. Dufite umugisha kongera kukubona, kandi tuzi ko iyo wadusuye ubuje guhesha umugisha abantu benshi, nanjye ndimo n'abandi ndetse nawe umwigisha. Imana igumugisha ko utwemere kugira no kuri gusengarwa. Uvuze neza nawe, Imana iguhereza umugisha. Duteze amatwi, Imana ibahereza umugisha. Numva rero wabasuhuza ukabibwira, birashaka ko hari abakubonye bwa mbere ariko si abambonye bwa mbere ariko ntibanyumvise bwa mbere. Ubwo rero niyo mpamvu abanzi n'abatazi mbifurije umugisha w'Imana. Amen. Uyu munsi nifuje kuvuga umugisha, ngatangira mvuga umugisha, ngasoza mvuga umugisha. Abavuga ibindi bazabivuga, ariko nge ndavuga umugisha w'Imana ku banyamugisha b'Imana. Imana iguha umugisha, nanjye ndagusabiye. Yego. Reka rero dusenge Imana, hanyuma utubwire umugisha w'Imana. Senga Imana, senga Imana. Imana turagushimye, yakira bone yaso, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye. Iyo uvuze ijambo tubaho. Yego. Iyo uremye amashimwe biramenyekana. Yego. Uwacu azanye umugisha. Yego. Aje kuvuga umugisha wawe. Nifuje umugisha, kandi buri muntu wese akeneye umugisha. haba umugisha. Turasenze kugira ngo ubane nawe mushyigikire. Yego. Imbaraga z'Imana ziganze muri byose. Yego. Umwuka wera ategeke muri byose. Turasengeye umuntu wese uzumvira ijambo ahemburwe n'iri jambo, gukora ku Uwiteka Imana kuganze muri byose. Icyo twirukanye ni imbaraga mu izina rya Yesu. Ngabana kuri byose mu izina rya Yesu. Amen. Mushumba w'Imana, Uwiteka abahire, turakwakira hano iwacu. nitwa Pastor Munezero. Nifuje gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Imigani, ibice 3, umurongo wa 33. Haravuze ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Umuvumo w'Uwiteka uba uhora, ntabwo ari uba, ahubwo uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Ubuturo bw'umukiranutsi, ubuturo n'umukiranutsi biratandukanye. Hariho umukiranutsi, hakabaho n'ubuturo bwe. Ubwo rero kugira ngo ubuturo umuntu abuha umugisha ute Muneza? Ubuturo naho utuye. Urimo uranyumva? Ubwo rero biba bivuze ko aramutse aguhaye umugisha ubuturo akabwima umugisha, wagira amakuba mu buturo. Bivuga ibyawe n'abawe. Iri jambo riravuze ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'abanyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Turasoma mu gitabo cyiza cyo kubara, ibice 23, umurongo wa 27. Baraki abwira Balamu ati, nuko ngwino nkujyana ahandi, ahari Imana irakunda ko ubamvumirirayo. Baraki ajyana Balamu mu mpinga ya Pewori, harengeye ubutayu. Balamu abwira Baraki ati, nyubakishiriza hano ibicaniro 7, unyitegurire hano amapfizi 7 n'amasekurume y'intama 7. Baraki abigenza uko Balamu amubwiye, atambira ku gicaniro cyose imfizi n'isekurume y'intama. Aya magambo Imana yahereza umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Kwisi abantu benshi bakunze kuvuga ngo niko Imana yabishatse. Umuntu yakena batubwo n'ubushake bw'Imana, yakira n'ubushake bw'Imana.
umuntu yagira umwaku bakabyita ubushake bw'Imana, umuntu yasitara ngo niko Imana yabishatse, yacika akaguru ngo nta kibi itabishatse, yahinarara ngo ubwo uhinaritswe n'Imana ngo ihangane n'ubushake bw'Imana, yarohama ngo ubwo isaha yageze yo kurohama, yatindakara ngo ubwo butindi burava ku Uwiteka. Ariko nge nzanye ijambo rivuga ko ku isi harimo amagambo abiri, umuvumo n'umugisha. Tuvuze umuvumo n'umugisha, ariko nge ndifuriza abanyumva umugisha. Umugisha uruta ibintu. Hari abantu basaba ibintu, ariko umugisha uruta ibintu. Aho kugira ngo Imana iguhe ibintu, yaguha umugisha. Ibintu kuko ushobora kugira byinshi biri mu muvumo. Ijambo riravuze ngo kandi kimwe mu biranga umuvumo ni byinshi waburiyemo amahoro. Birerekana ko biri mu muvumo. Dusomye ijambo rivuze rero ngo umukiranutsi w'Imana ubuturo bwe Imana izabuha umugisha, abeho uko Imana ibishaka, abyare aheke uko Imana ibishaka. Hari ikibanziriza umugisha rero. Mbere yuko usaba umugisha ubanza kuba umunyamugisha. Nta mugisha ku bantu batari abanyamugisha, ahubwo umugisha mwiza nuko wowe wabanza kuba umugisha. Abisirayeli bari abanyamugisha, ariko byatangiye kera. Icyo mvuze ngiki, mvuze umuvumo w'Uwiteka, ariko mu isi hari n'abandi bantu bakunda kuvuma abantu. Akaba ariyo jambo rivuga ngo nta wavuma uw'Imana itagize ute itavumye, kandi nta n'uwaha umugisha uw'Imana itawuhaye. Byose tubikesha Uwiteka. Abantu baduteze amatwi rero, mwana wa mama, bakeneye iki? Bakeneye kugirira umugisha ku Uwiteka. Kugirira umugisha ni iki kizana umugisha? Ni iki kizana umuvumo? Gukora ibyaha bizana umuvumo, gukorera Imana bizana umugisha. Umugisha itanga nta mubabaro yongeraho. Ndavuga Imana itanga umugisha. Dekira, ndavuga ko ibintu bitaruta umugisha, ahubwo umugisha uruta ibintu. Iya mu gitabo cya Bibiliya uhere kuri Aburahamu, ujye kuri Mose, ujye kuri Yosefu, ujye kuri Eliya, ujye kuri Elisa, ujye kuri Esiteri, ujye kuri Rusi. Bari abanyamugisha, bahera kuri zeru, ariko kuko bahawe umugisha bikarangira basoza isi, bategetse isi. Ijambo ryaravuze ngo bene abo bantu ahari kurira kwabararira nijoro, apfa kuba ari abanyamugisha. Ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ijambo rya kabiri rikavuga ngo nubwo itangira ryabo ryaba rito, nubwo batangirira kuri gato, ariko umugisha bahawe n'Imana ugenda wagrandisa, utubura, ubigira byinshi, utuma byororoka. Ubundi ntihajyoha ibintu, hajyoha kororoka kwabyo. Kristo uvuga bikaba yategeka bigakorwa. Hari abantu aba yarahaye umugisha. Kugira ngo wumve umugisha, reba Mose, yatangiriye kuri zeru, ariko ari umunyamugisha. Ababyeyi be mu hakato, ariko ari umunyamugisha. Areregwa ku banyamivumo, ariko wari umunyamugisha. Umugisha we uri developa, urakura, akajugunywe ku mazi, ntacyo ahereyeho. Ndimo ndababwira ngo mbere y'ibintu mubanze mushake kuba abanyamugisha imbere y'Imana. Haleluya. Kuko byange bikundi niyo mwatunga ibya mirenge. Bibiliya iravuze ngo urugo rw'umunyabyaha Imana iruhozamwo umuvumo, ariko ubuturo bw'umukiranutsi ikabuha umugisha. Yosefu yatangiriye kuri zeru, ariko ari umuki? Ari umunyamugisha. Inzozi ze
azirotorera bene se baramurwanya ndibwo ndatsindagira ijambo umugisha ntabwo uzize kubura ibintu uzize kutaba umunyamugisha wowe unteze amatwi iyaba uri umunyamugisha umugisha ubugenzuzi iki ibyaguciye mu ntoki ibintu byakunyuze mu biganza iyo uba umunyamugisha n'ubu butegetsi se ntumenye iyo binyura mu myanya y'intoki wivuga ngo uri mubi n'inkono y'umukara ibona abaguzi icyo ubuze ni ukuba umunyamugisha Mana ishimwe ntabwo ari uko washoye make igishoro cyinshi ntacyo kimara ku banyamuvumo shora umugisha ibindi bizaza kamvuga imana ifata umuvumo ikawuhindura umugisha mbere y'uko iguha umugisha iragufata nawe ubwawe ikaguhindura umunyamugisha n'abanyamugisha ntabwo bavumika Kristo wera aho wicaye mu biro mbere y'uko ushaka imishahara myinshi banza ushake umugisha no muri duke uhembwa mbere y'uko uvuga ngo ushake ku bagabo bakize manza ushake umugisha mu rushako kuko n'abakize hahora induru urugo rw'umunyabyaha iruhozamo umuvumo mbere y'uko ugira ngo utunge ibya mirenge manza ushake umugisha uva ku Uwiteka ndavuga Imana itanga umugisha kandi ikaguhindura umugisha zekida elaboneya nge nabonye umwana w'imfubyi witwa Esiteri ari umunyamugisha agira umugisha mu gihugu kitari icyabo abo uwa mbere mu gihugu kitari icyabo bidatewe no kwisiga cyane bitewe n'umugisha Imana yamukurikije yabuze ababyeyi ariko asigarana umugisha abura papa we ariko asigarana umugisha nyirarume nawe aba umuzamu ku irembo ariko umugisha uguma kuri Esiteri reka nihute ndatinda edate paki ya domayi isi ibuze abanyamugisha nanjye uyu mwanya wa none kuba mvugira aha n'umugisha nagiriyeho ku Uwiteka sinakabaye mvugira aha kuba uri umuzamu ntacyo bitwaye imigisha yawe musherami Moridekayi yari umuzamu arara ku rugi birangira abaye uwa kabiri ku mwami arabikesha iki arabikesha kugirira umugisha ku Uwiteka icyambuye umwanya icyambuye umwanya ahantu uri ugakora ibyatuma ugirira umugisha ku Uwiteka uti ndakora ibiki urugo rw'umunyabyaha iruhozamo umuvumo urava mu byaha uje mu bukiranutsi ubunyamunyamugisha uravuga utese abasenga abakiranutsi ntibagira ibyago mva ngo usubize ikije mu bwonko kiri muri bibiri amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose nifuje urakagira amakuba ariko uri umunyamugisha urakaba umukobwa w'umunyamugisha ushakira ahantu hadashitse uzashika bitewe n'uko uri Drasi Esika de Boriago washatse mu bishingiranwa ujanye hakabamo umugisha wireba ngo ndashaka mu rugo rw'abakize uzashaka umunyabyaha azashakana umuvumo mu bishingiranwa yazanye umva musore azanemo n'icyitwa umuvumo uzarara werekeye ibunyabungo nawe arara yerekeye ibunyambiriri uzize ko washatse umunyamuvumo ntabwo uzize gushaka nawe uzize gushaka umunyamuvumo umwirukane oya wimwirukana mubwire ayinjire muri Kristo ni ukuraho umuvumo Bibiliya iravuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha ibya kera biba bishize uti tugiye gusengera iki nureba ukajya kureba uwitwa Rusi yari umupfakazi ariko yapfakariye mu gihugu kivumye
akurikira nyirabukwe. Rusi yahereye ku iki? Yahereye ku bukiranutsi bwe no gukorera Imana no kumvira Imana, atuza ayoboye amasambu yose yahumbagamo abaye kubwo kugirira umugisha kuwiteka. Ndababwira abanyamugisha, uwitwa Petero yari umunyamugisha ku buryo ashyira ikiganza ku bapfuye bakazuka. Akiri umunyabwoba umuvumo wahoraga iwe, amaze gukizwa aba umunyamugisha. Mureke mvuge Pawulo. Pawulo yari ikivume gihiga abandi bose. Umunsi ahuye na Yesu amukuraho umuvumo amushyiraho umugisha. Bigera ubwo arambika ikiganza kuri utuko akazuka. Uyu mwanya ndi kuvuga Imana ihindura umugisha ukaba devakia dosinima, igafata umuvumo ikawuhinduramo umugisha. Imivumo ikuriho yose Imana ibasha kuyikuzaho ukuboko kwayo gukomeye. Zekia Dofari. Umugisha nashatse kuvuga uyu mwanya nkihuta, ni umugisha ugira ugakuraho imivumo bakwifuriza. Kristo yarahabwa icyubahiro, ashirwe hejuru. Dusomye Abisirayeli, Baraki na Baramu bagiye kubavuma. Mbere yuko babavuma bashaka ibintu byinshi cyane. Mbere yuko babavuma baravuga ngo tuzi ko bamaze iminsi basenga, natwe tugiye kureba ibitambo. Bareba amapfizi 7 ayihene ayinka ngo tubitambe. Iyi si yuzuyeho abantu benshi baguzwe ibitambo. Umwanzi w'Abayisirayeli ashaka ibitambo. Hano ndahatinda. Hari ibintu uguhiga yatanze. Aho hantu hatinda. Hari ibintu kurwanya yatanze. Hari amasekurume uguhiga yatanze. Nzanye inkuru nziza. Abakwirukaho hari ibyo batanze ngo utabaho. Baraki na Baramu baguze imfizi 7 bati muri kuzigurira iki? Ngo hari abantu tudashaka ko babaho. Umva ubutumwa bwiza we. Imana ivugana n'Abisirayeli ngo mwaguzwe, ariko ibitambo mwantambiye bikuyeho ibiguzi babatanzeho. Ndavuga Imana ifata ibyo bagutanzeho ikabikuzaho ayo wasenze. Karame shimwa. Baraki na Baramu bubaka igicaniro. Ntibamenya ko Abisirayeli bacyubatse kera. Baraki na Baramu batamba imfizi. Ayiwe, ntibamenya ko Abisirayeli bayitanze kera. Baraki na Baramu bacana umuriro. Ntibamenya ko Abisirayeli bawucanye kera. Baraki na Baramu basana igicaniro. Ntibamenya ko Abisirayeli bagisanye kera. Baraki na Baramu batereta Imana. Ntibamenya ko Abisirayeli bayiterese kera. Umva igikuraho ibyo bakuguze. Nugusanga bazanye ibyo watanze. Baraki na Baramu barapfukama basanga Abisirayeli bapfukamye kera. Ndi mu mwuka wo kugusengera hamwe na mwene data turi kumwe, kugira ngo abaguhiga bazasange warasenze. Abagutangaho ibiguzi bazasange waratuye Imana. Abatamba ibitambo ngupfe bazasange nawe waratambye. Karame ngo bavuge ngo turabavumye umuvumo wanga kubafata. Ntawavuma. Kugira ngo umuvumo ugufate bisaba ko Imana igukuraho amaboko. Ntushobora gufatwa n'umuvumo igihe cyose Imana yaguhagaze iruhande. Ntiwavuma umuntu uri mu mugongo w'Imana. Jamais niba imivumo igushobora ufite icyo upfa n'Imana. Tandukanye ibigeragezo n'imivumo. Ngo Baraki na Baramu bavuze ku Bisirayeli, Imana irababwira ngo ubu ni ubwoko bufite icyemezo cyo kutavumika. Nabahaye icyemezo cyo kutavumika.
ibyo byiruka mu nzu yawe, ibyo byiruka mu bana bawe, ibyo bikwiruka mu maguru, ibyo bikwiruka mu bwonko, ibyo bikwiruka mu mugongo, ibyo bikwiruka mu nda, ibyo bikwiruka mu mbavu, ibyo byiruka muri butike yawe, ibyo byiruka mu mbavu zawe, ibyo byiruka mu nkokora, ibyo byiruka mu mitsi y'amaguru, ibyo byiruka gerika desika de bosia tafikalema, ibyo baguteje byakubitwa n'Imana ifite imbaraga. Karame urakoze mwami, ifite ubushobozi bwo kubyirukana, ifite ubutware. Dore ibimenyetso bizagendana n'abizera, niba ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Nkunda abanyamugisha, mbifurije gukorera Imana ariko muri abanyamugisha, ukaba umushumba w'umunyamugisha, ukaba apotre w'umunyamugisha. Kuki bigushobora? Hari impamvu. Irihe? Imigani 3 ivuze ngo iki? Umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha. Uzahisha ibyaha, ntuzahisha umuvumo. Uzahisha ko wasambanye, ntuzahisha umuvumo w'abasambanye. Uzahisha ko uri umurozi, ntuzahisha umuvumo w'abarozi. Umva icyo nguganije, uzahisha ko wishe ariko imivumo y'uko wishe ntuzayihisha. Umuvumo ntiwabira wabiza nyirawo. Uzahisha ko wikinishije ariko ntuzahisha imivumo iva mu kwikinisha. Uzahisha ko wagambaniye abantu ariko ntuzahisha imivumo iva mu kugambanira abantu. Izahora iwawe. Ndagukunze Kristo we. Uzahisha kudasenga ariko ntuzahisha imivumo iva mu kudasenga. Utekida basi yakone masia fikare badikia dosinima. Uzahisha kucuye. Uzahisha ko waciye inyuma umudamu wawe ariko ntuzahisha imivumo iva mu kumuca inyuma. Uzahisha ko wari icyacumi, ntuzahisha imivumo iva mu kujya icyacumi. Uzahisha ko waraguje ariko imivumo iva mu kuraguza izagaragara mu rugo ye. Uzahisha, umva nkubwire, hari umuntu wigeze ahisha ko yiba isukari ariko diabetes. Muganga aramubwira ati ibimenyetso ni isukari nyinshi. Uzahisha ko wasambanye ariko ntuzahisha inda, iyo nizi zaturumbuka imbere. Uzahisha ko wari yigaburo rye ruri umujura ariko umuvumo bivaho, ntuzawuhisha. Isi ihumanijwe n'abaturage bayituye. Ngiye gusengera iki? Wihisha ibizana umuvumo kugira ngo ubone umugisha. Kansubiremo, kugira ngo ubone umugisha wirinda gukora ibizana umuvumo, ugakora ibizana umugisha. Ndagushimye mwana. Hari ibizana umugisha, muvuge ko abakiranutsi gukiranuka bizana umugisha. Kamvuga icya kabiri. Ijambo riravuga ngo bene uwo nta kindi kimwirukana kereka kwiyiriza ubusa no gusenga. Kwiyiriza ubusa no gusenga bizana umugisha. Ndavuga icya gatatu kizana umugisha. Binyarukire mu byakozwe n'intumwa, Tabita ngo yadodeye imfubyi aziha imyenda. Kwitanga ukambika abakene bizana umugisha. Muranyemerera mvuga umugisha wa 4. Yemwe databuja wera we, urakoze urakarama, Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Kwakira abashitsi bizana umugisha. Imana ishimwe. Obadiya yakiye abantu afatisha y'amadeni ariko bizana umugisha we. Ndi kuvuga ibizana umugisha. Detika de bosi Afrika. Kuririmba bizana umugisha. Iyo uririmbye ukiranutse. Dawidi yararirimbaga imyuka mibi gahunga. Kamvuge. Vuga. Urukundo gukundana bizana umugisha. Petero yagiye mu nzu y'imbohe, abitorero bari bakundanye baramusengera, inzugi z'imbohe ziragikingo. Mureke mvuga ibizana umugisha. Kubaka inzu y'Imana bizana umugisha. Salomo yubakiye Imana, Imana iramubwira ngo n'abazasengera muri yo nzabaha umugisha. Hallelujah. Kwakira no gucumbikira abashitsi bizana umugisha. Rahabu yakiye abatasi arabagaburira nijoro, bamuha ikimenyetso. Igihe aho atuye haridutse, we arabwirwa ngo abo wakiye. Ngiye kuvuga umugisha. Kugirira neza abakozi b'Imana bizana umugisha. Ambukanya mu gitabo cy'abami we.
ubwo umugore yakiraga Elisa akamwubakira akumba ko hejuru ndi kuvuga ibizana umugisha yapfushije umwana yibuka inzu ye yarayemwe abakozi b'Imana aravuga ngo tuje kureba umukozi w'Imana araza amurambikaho ibiganza umwana arazuka kuko yakiye umukozi w'Imana bati gutanga ibitambo bizana umugisha urakoze gitare urakoze gitare n'ingozi z'ibibi uyu mwanya wa none ndi kuvuga ibizana umugisha gukizwa bizana umugisha karame urakoze urakarama gukizwa bizana umugisha ko ndenze hirya kubatizwa bizana umugisha byanditse hehe umubatizo Yesu aja muri Yorodani agezeyo inuma iramanuka iravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkagira ute nkamwishimira iyo numa yamanutse kuko ageze muri Yorodani Yorodani izana umugisha kamvuga akamaro ka Yorodani wowe utarabatizwa ukumve neza Yorodani izana umugisha n'amana ibibembe byari byaramwishe baramubwira ngo iyo uhagere muri Yorodani kareba avamo ibibembe byagiye ni igishushanyo cyerekana ko ibibembe bigereranywa n'ibyaha bimushiramo agenda aboneye haleluya bati reka mbabwire ibintu bizana umugisha birahari n'ibizana umuvumo birahari tugiye gusenga Imana va ku giti uje ku Mana hari ibizana umugisha w'ubusa ntubaho umugisha w'ubusa ntubaho nta mahoro y'abanyabyaha urugo rw'umunyabyaha iruhozamo umuvumo nabonye umunyamuvumo ucuruza inka abaguze ibinono byazo bamutanga kugura imodoka ndavuga inda araza ati twiyirize gatati ndetse nukugira gutati Imana ye ucuruza inka abaguze ibinono bakagutanga kugura imodoka ndavuga intono n'umuvumo ukomeye nabonye umunyamuvumo witwa Esawu yafashe umugisha awugurana ibakure y'ibishimbo uyu mwanya wa none nabonye umuvumo kuri Amunoni yananiwe gufata ba rubanda afata uwo bavukana umuvumo yubaho itangazo ritambutse kuri iki cyigisho riravuga ngo kora ibizana umugisha ubona umugisha kora ibizana umuvumo ubona umuvumo nguhitiyemo gukora ibizana umugisha ni kiguhumurije ngiki uri umunyamugisha niyo waba waraguzwe ibyo bakuguze bizapfa ubusa aho ngaragaje kutizera kanongere kwizera ibyo bakuguze bipfuye ubusa ibitambo bagutanzeho bipfuye ubusa mbonye amapfizi Baramu yatanze apfuye ubusa uri ready ngo dusenge mbonye ihene za Baramu zipfuye ubusa mbwiwe guhanura mbonye inkoko bagutanzeho zipfuye ubusa mbonye ibitambo by'abaguhiga bipfuye ubusa mbonye ibitambo by'abakugwanya bipfuye ubusa dekisa mbonye ibitambo batanze ngo uzapfa udahetse bipfuye ubusa mbonye ibitambo batanze ngo uzapfa utize bipfuye ubusa kuko trola sharaboria dore amapfizi 7 ya Baramu na Baraki yapfuye ubusa wibabazwa n'abatanze ibitambo ngupfe mbonye ikirabyica tugiye gutamba ikici ibyo bagutanzeho ako kantu rwose mbonye ikirici ihene bagutanzeho nuko tugiye gutamba gusenga isengesho ryica isengesho ry'Abisirayeli ryishe amapfizi 7 ya Baraki na Baramu iribirindura ihene 7 rikubita hasi bimasa 7 ribirindura igicaniro hari akantu kaje nzavuga ubutaha igicaniro cy'abanzi bawe gitaye agaciro igicaniro ducanye uyu mwanya kiguhaye agaciro twatsa agaciro igicaniro cya Baraki wemera ko dushobora gusenga igicaniro cy'abagome kikazima maze tukatsa igicaniro cy'Imana nyemerera nkuganirize ngo si ukukwishima hejuru mu bibazo ufite si ukukwishima hejuru mu bigeragezo ufite ndi kuvuga inkomoko y'iyo byaturutse kugira ngo niwumve iyo bituruka
manuka edasika waragezeyo uveyo ujya aho umugisha uturuka. Umugisha uturuka ku Uwiteka. Ishima uririmbe wowe wicaye mu modoka, hari icyica amapfizi bagutanzeho. Ishima uririmbe wowe wicaye mu biro, hari icyica ibitambo bagutanzeho. Ishima uririmbe wowe uri mu bitaro, hari igikandagiye ibitambo bagutanzeho. Ishima uririmbe weho wari warahezaho, hari igikandagiye amapfizi bagutanzeho. Ishime uririmbe wewe wari upfuye udashatse, hari icyisha ibitambo bagutanzeho. Ishima uririmbe wowe bavuze ngo uzapfa utikamiye nayimbwa, hari icyisha ibitambo. Icyo ndiho ngiki nukunyuka no gukandagira ibitambo bagutanzeho. Nkandagiye imfizi Baraki yazanye, nkandagiye imfizi Baramu yazanye, nkandagiye igicaniro Baraki yacanye, nkandagiye umuriro Baraki yacanye, nkandagiye umuriro bacanye ngo ukwake mu mutwe, nkandagiye umuriro bacanye ngo ukwake mu mbavu, nkandagiye imyenda bajanye ngo upfure umusazi, ndabikandagiza imbaraga zikomeye. Hallelujah. Kandi nginge mwene data turi kumwe asenga Imana ayibwire ngo tesha agaciro ibyo badutanzeho. Hallelujah. Uhesha agaciro ibyo wadutanzeho. Umva icyo nkundi y'Imana itesheje agaciro amapfizi bagutanzeho. Jayo urebe ibyo baguhanuriye ngo mu muvumu, ibyo baguhanuriye ngo munsi y'urugo, ibyo baguhanuriye ngo biri mu marembo, ibyo baguhanuriye. Uwiteka avuganye nawe ngo iryo usenze ritesheje agaciro ibyo bagutanzeho. Ugize ijambo ku bari bagufiteho ijambo, gatatu ariryo rinejeje, yatsi ijambo abari bagufiteho ijambo, ibashize amagambo mu kanwa bagenda baravuga. Senga Imana ibaka ijambo. Hallelujah, hallelujah. Mana mu izina rya Yesu. Uri data, uri Imana y'amasezerano, uri Imana, uri Imana ikomeye, twaraguzwe, uri Imana ifite imbaraga, twaraguzwe. Tumenye neza kuri Imana igivuguruza ibyo abakonikoni bakoze ku buzima bwacu ngo babidutange. Tumenye neza kuri Imana igisenya imisozi yose ikava imbere yacu. Doshika Ijambo rimwubake, ijambo rireme, ijambo rizure, ijambo rikize, ele parashai, ijambo rikora ibirenze. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuri Imana itabara. Uri Kristo, uri umurengezi wacu. Nsengeye umuntu wese arudukurikiye uyu mwanya, hariho batanze ibitambo, uwo ari we wese waguzwe, byose biteshwa agaciro, uwo ari we wese wagurishijwe, amateka hindu, uwo ari we wese watanzweho ibiguzi. Tumenye neza ko hari umugisha w'abana b'Imana, hakaba n'umuvumo w'abapagani. Tugushimiye ko umugisha w'abana b'Imana uraba mu buturo bwacu, uraba mu buturo bwacu, uraba mu ngo zacu, uraba mu mirimo yacu, mu bana bacu. Ushimwe habwe icyubahiro kubyuka ubyaka ijambo, guhindura amateka, ibiduhiga ubyaka ijambo, ijambo ibiduhiga ubyaka ijambo. Baraki wamwatse ijambo ryo kuvuma, umuha ijambo rihesha umugisha. Ibyafungiranye ababyeyi, ibyafungiranye abagabo, ibyafungiranye abakobwa, turabasengeye bari lesika dekoria, ibyafungiranye buri muntu wese ginima, turabyatse ijambo tefika mu izina rya Yesu Kristo. Irimas, ibyo bitambo byose byatanzwe, tubyatsa agaciro, tubyatsa agaciro. Twaratanze izo hene, basanga twarakuvugiye mbere, izo hene basanga twaraguturiye, tuzatsa agaciro. basanga twaragukoreye, izo ntama tuzatsa agaciro. Izo nka batanze tuzatsa agaciro. Kuri uru rubuga twatsa agaciro ibitambo by'abakonikoni, natsa agaciro ibitambo by'abarozi, naca agaciro ibyatanzwe ku rubyaro, yego ku bakozi, ibyatanzwe kuri diporo, ibyatanzwe ku makwe, ku rubyiruko, ibyatanzwe mu rushako, ibyatanzwe ngo badaheka, ibyatanzwe ngo batabyara, ibyatanzwe ngo badakora, ibyatanzwe ngo basare, ibyatanzwe ngo bahinarare, ibyatanzwe ngo babibiragi, ibyatanzwe ngo bahemba.
ibyatanzwe ngo babe ibiremba, ibyatanzwe ngo bahinarare, ibyatanzwe ngo bangare, ibyatanzwe ngo ingo zisenyuke, ibyatanzwe ngo habe amadevoruse, tubitesheje agaciro. tubiteshe agaciro mwami. Urakoze mwami, ndagushima. iri ryari ijambo ry'ubuhanuzi, mukozi wamugire neza, kandi natwe tubyubushe tugushimiye ko ubaye natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Umugisha mu izina rya Yesu. Ni Pastor Munezero. 788 21 23 78686 imbere ugashiraho kode y'igihugu. Ariko hari n'indi 0786869232. Intego dufite niyo gutesha agaciro ibyakuguzwe n'ibyatanzwe ngube uko bashaka.